ysibye ndi Cobra. Twagiye narore ni amakuru menshi cyane cyo tubagezaho, of course showbiz, imyidagaduro yitandukanye, tureba abahanzi mukunda, abastari mukunda, ibyamamare mukunda bahugiye mu biki muri iminsi, muri kimwe dusoza bahugiye mu biki. Ariko akakanya reka twibande ku nkuru irimo ivugwa hirya no hino, irimo ikwirakura mu bitangazamakuru byinshi cyane byo mu Rwanda ndetse no muri South Africa, bivuga ku muhanzi wacu ngabo Meddy Yari cyangwa se Meddy nkuko nk'izina twamumenyeho y'ubuhanzi. Ati kirero ni ku ndirimbo yakoranye n'umuhanzi Rayvanny guturuka muri Wasafi Record muri Tanzania, aho amagambo agenda avugwa ari mesha, aho binyamakuru bigenda byandika, aho inkuru zigenda zicashara zivuga ukuntu iyo ndirimbo mu by'ukuri yaje isa nkaho iteze ikibazo, ndavuga mu bafana ndetse n'abandi bakurikira umuziki hafi, yaba ari umuziki wa Wasafi Record of course ndetse n'umuziki wa The Ben nk'abafana be of course. Byinshi cyane byavuzwe rero, byinshi cyane byanditswe mu bitangazamakuru, byinshi cyane byatangajwe, byaba ari ibinyoma cyangwa se ari amakuru y'impamo. Ariko mu by'ukuri reka tuze turebe muri make byagenze bite, ese mu by'ukuri habaye iki, ese mu by'ukuri nyir'ubwite we Meddy arabivuga iki, ese mu by'ukuri ibyo abafana be bagenda batangaza ko nyuma yo gukorana indirimbo na Rayvanny, mu by'ukuri aba promoter muri Wasafi cyangwa se muri Tanzania batabyishimiye, batagize. Mu by'ukuri reka tuze tubirebe mu buryo burambuye, se habaye iki, byagenze bite. Twese rero icyo ngira ngo mushishikarize nakwifuriza hano kugira ngo ibintu byose ubyibona 5 kuri 5 kandi mu buryo bwihuse, ni gukora subscribe, ukanda kukazogera k'umutuku ndetse ukanda k'umutuku ndetse nawe ukazogera kugira ngo amakuru yose dushyiraho umunsi ku munsi cyangwa se yabiganiro bya dukora ugibona 5 kuri 5 ndetse unakoresha kubandi kugira ngo izi nkuru nabo zige zibageraho. Ni byiza cyane kubikoza kandi ndagushimiye. Twose cyane rero reka turebe ni indirimbo umuhanzi ngabo Meddy Yari cyangwa se Meddy yakoranye na Rayvanny guturuka muri Tanzania, cyangwa se uvuze muri Tanzania abahanzi n'ikigo ni guturuka muri Wasafi Record, aho bakoranye indirimbo bita ngo We Don't Care. Yani indirimbo of course nk'abafana ba The Ben cyangwa se abakunzi b'umwihari, abakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko mu Rwanda bari bateze icyo se bari bategereje n'amatsiko menshi cyane. Rugikubita rero navuga ngo haje ikibazo cyangwa se abafana bakunda umuziki nyarwanda cyangwa se abafana ba The Ben twabonye ari nk'ikibazo. Yafashe indirimbo The Ben bakimara kuyisohora of course ayishyira kuri YouTube channel yiwe ya The Ben official, ayisizeho mu by'ukuri imaraho umunsi wose amasaha 28 mu by'ukuri Irebwe na ifite views 4,000 byonyine, 4,000. Ni ikintu navuga ngo kidasanzwe, ariko mu bigo babaje cyangwa se bunatiye agahinda nk'umuhanzi nka The Ben, no star of course, igihugu kiramwubaha mu Rwanda ndetse no muri South Africa arazwi ndetse no mu bindi bice. Ni umuhanzi ukomeye ku buryo ko yavuga ngo afite cyangwa se afite igihangano gishyashya gisize kuri YouTube channel yiwe muri kuri kimaze amasaha arenga 28 gifite views 4,000. Ni ikintu gitangaje ariko kibabaje. Hari ibintu bitangaje ariko bede binababaje mu bundi buryo. Ni ikintu rero cyatunguye abafana, gitungura ibinyamakuru byo mu Rwanda, gitungura abakurikira umuziki nyarwanda hafi ndetse n'abakurikirana hafi bawukunda, bituma bandika baravuga byagenze gute mu by'ukuri, ndetse rimwe na rimwe batanye no gukomoza kwibaza kuri cyane nivuga ngo muri Wasafi cyangwa se muri Tanzania iyo iri group ya Wasafi itagupromotize cyangwa se itagushaka ko nimba wakorera ibihangano nabo kugira ngo utere imbere cyangwa se bigira handi hantu bigera mu by'ukuri, iyo nta kintu bagufashemo, nta kintu ushaka kugeraho cyangwa se bashaka gukora yego, ariko indirimbo yawe n'ubundi ntigire ikikumarira. Kandi mu by'ukuri byivugwa ko abahanzi bagerageje kuba approachinga by'umwihariko baturutse mu Rwanda bakabasaba amakora bo mu by'ukuri bagenda babahenda cyangwa se ibiciro byabo biri hejuru kuko ubona nk'ari competition babarimo. Ariko mu by'ukuri ni ikintu cyababaje abafana mu mazi ya mbere cyatubabaje of course nk'abafana bakunda umuziki nyarwanda. Uriya muntu ukunda umuziki nyarwanda, ukunda The Ben umufana mu by'ukuri cyamumaje ko nta kuntu byumvikanaga. Ariko mu by'ukuri kera kabaye mu by'ukuri byinshi byaje kujya hanze, ibinyamakuru byandika, bamwe abegereye The Ben of course Meddy bagerageza kugira gute kumubaza, bagerageza kukura amakuru agiye atandukanye, ibinyamakuru birandika, abanyamakuru baravuga. Ariko mu by'ukuri finally byaje kujya hanze, kuri kose kwaje kujya hanze mu by'ukuri gusizwa hanze na nyir'ubwite we ubwe yatangaje ko mu by'ukuri nta kibazo cyabaye haba kuri ku muziki we ndetse no kuri iyo ndirimbo ye yakoranye na Rayvanny. Ariko mu by'ukuri ibyo yabitangaje nyuma yuko yari maze
amasaha 28 kuri YouTube channel ndetse akaza kuyisiba akaza kwikuraho ku giti cye ariyo wayikuriyeho. Urumva ni ikintu cyababaje n'abantu kuba yabona ngo yapostinze indirimbo kuri YouTube channel yiwe anayikuraho. Urumva ni ikintu cyabaye cyangwa se cyatanze image itari nziza ku bafana be, niyo mpamvu banagize icyo kibazo. Niyo mpamvu ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye bakora showbiz imyidagaduro bari muri icyo gisata cy'imiziki bagize icyo babivugaho cyese bagize amakuru menshi bandikaho. Ariko nyir'ubwite Nyma yaje kwisubizaho waza gutangaza ko mu by'ukuri ibyavuzwe byose mu by'ukuri ntabwo yavuze ko bitari ukuri cyangwa se nta kibazo cyaba, ariko yaje kugaragaza ko mu by'ukuri hari ikibazo cyari cyabaye mu bijyanye na technique, mu bijyanye no kwa uploading indirimbo, mu bijyanye hari ibintu bitari byagenze neza no bituma indirimbo itarebwa, bituma indirimbo itamera neza. Sinzi yenda ubwo maybe ko hari ikibazo cyari gihari bwo barecara baragikemura nk'abafite indirimbo ko n'indirimbo urumva ntabwo ari wenyine ubwo ni Meddy afatanyije n'umudije we ndetse na Rayvanny. Urumva ni indirimbo navuga ko yagize uruhare n'abantu batatu nibo bayigize, ariko yaje gutangaza ko mu by'ukuri hari haba akabazo ka technique bituma iyo ndirimbo itarebwa, bituma yishyira kuri YouTube channel ariko ntiyarebwa, ayikuraho rero yongera gushyiraho indi cyangwa se arayaploadinga cyangwa se arongera ayishyiraho. Ni ikintu cyiza cyane rero nge kuza nkababwira incamake nkababwira amakuru, ndetse mu by'ukuri abantu ubu ngo harantu bibaza byagenze gute, ese mu by'ukuri umubano wa The Ben ubu ngubu na Rayvanny imeze bite, ndetse n'abasafi gucana guca amagambo yaravuzwe n'iki, ndetse avuga ati abari abahungu bashaka kuba banga umuziki nyarwanda cyangwa se banga abahanzi bacu n'iki. Ariko mu by'ukuri yabisobanuye ko ni amakosa technique ari yabaye kugira ngo tugihangana ntikirebwe. Ariko ubu ngubu ibintu bimeze neza. Umuntu arimo ndeba kuri YouTube channel ya Meddy ni indirimbo nziza cyane, ubwo imaze hafi amasaha 20 yongeye yisizeho. Urumva ntabwo yagira umunsi ariko imaze kurebwa n'abantu barenga 150 cyangwa se views 150. Ni ikintu cyiza cyane rero, kandi no gushishikariza ukunda umuziki nyarwanda, ukunda showbiz nyarwanda, ukunda abahanzi nyarwanda, uwo ari we wese apfa kuba akora igihangano nyarwanda, gerageza uko ushoboye. Nimba sohoye indirimbo nshyashya ufite platform ukoresha, postinga, fataho gace kamwe umwamamaze, fataho gace kamwe uboreza abandi, ibintu byiza cyane kugira ngo nabo tubashe kubazamura bagere kuri rwa rwego, ahubwo n'abandi mu bindi bihugu bazajya baza babahe collab. aho twe gutegereza ngo abahanzi bacu bagiye kwaka collab n'ahandi, ahubwo abahandi ba muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya n'abandi baze bake collab abahanzi bacu. Kizaba ari ikintu cyiza cyane kandi kizanateza imbere showbiz zacu nyarwanda, kose giteza imbere umuziki wacu, giteza imbere n'igihugu muri rusange. Kandi nkwibutsa muri hano kuri Bkoranye TV ndakwibutsa nkusaba mu by'ukuri rumushya hano, gerageza dushyikire ukora subscribe, ukora share, utera comment ya comment ya n'ingenzi itwereka ko mwambo dukurikiye umunsi ku munsi, kandi n'ibindi biganiro tugenda dukora umunsi ku munsi kugira ngo ujye ubasha kubibona, kandi wibuke ufungura ukazogera kugira ngo nidushyiraho inkuru ujye uyibona mu wa mbere. Cyari ikintu cyiza cyane rero, ndagushimiye wowe ukoze subscribe, ndagushimiye wowe wanditse comment yawe, ndagushimiye wowe ukoze share iyi video ndetse n'izindi video uzajya ureba kuri Bkoranye TV. Mwari kumwe na Cobra, thank you very much.